Turabasuhuje tunabaha ikaze abakunzi ba Torotoro ibagezaho inyigisho zigiye zitandukanye nk'uko mumaze kubimenyera. Uyu munsi rero nanone tugarutse tuvuga cyane cyane ku buhinzi, muri kumwe na Niyoyita Jonathan. Uyu munsi turibaza ikibazo kigira kiti mbese ibishushanyo mu buhinzi birakenewe? Buri muhinzi wese ashobora kuvuga ati birakenewe kuko cyane cyane hari ibyo tujya tubona bigeze gute, batwereka bigaragaza iterasi ryiza riba riciye gute, mbese hagati y'urubuto n'urundi hajyamo santimetero zingahe, ibyo ngibyo turabimenyereye. Ariko uyu munsi umwihariko ni uko tugiye kuvuga ku bishushanyo bikenera ikoranabuhanga rihanitse. Iryo koranabuhanga rihanitse rero ni ikoranabuhanga ryemeranyijweho n'abahanga batandukanye b'isi ndetse bashyiraho n'amategeko arigenga mu rwego mpuzamahanga. Mu rurimi rw'amahanga rw'icyongereza nibyo twita engineering drawing, uburyo bashushanya bya gihanga bakamenya ngo umurongo runaka iyo tugize gute, iyo tuwukoresheje uba ushatse kuvuga iki, bakamenya ngo ikintu niba ndi kukibona kimeze kuriya kuri kiriya gishushanyo birashaka kuvuga iki. Wakwibaza ati rero uti ngiye muhinzi nzabikenera ryari? Uzabikenera mu gihe ukoresha amamashini agiye atandukanye cyangwa se bwa buhinzi tuvuga yuko ari ubwagenewe isoko rinini cyane, aho dukoresha amamashini mwarabibonye za Torotoro, amamashini yo kuhira ndetse n'amamashini agira gute atunganya umusaruro. Ibishushanyo rero umuhinzi akeneye, ibya mbere ni ibizana n'imashini yatumije. Hari igihe biba yuko umuhinzi ashobora gutumiza imashini nka Torotoro, wenda bakayimwoherereza idateranyije yose. Mu kuyiteranya rero wageze muri koperative yawe cyangwa se muri workshop yawe, uzakenera kureba kuri cya gishushanyo urebe ngo piyese runaka iraza gufatana n'iyindi runaka, ugendeye kuri bya bishushanyo biza hehe, biza mu gitabo cyabugenewe. Niba utumije imashini rero ntukemere yuko uyakira bataraguha n'igitabo cyayo kugira ngo bizagufashe mu kuyiteranya. Ikindi ni uko umuhinzi akenera cya gitabo kirimo ibishushanyo mu gihe hari ba makanika baje kuyikanika, ko ba makanika byo tujye tubyemera, ntabwo imashini zose baba barazize cyangwa se bazifiteho ubumenyi, ariko iyo hari igitabo kirimo ibishushanyo ahita abona uko bimeze ndetse akaba yanamenya nuko agira gute yatangira kuyikanika ku buryo yongera igakora igasubirana ubuzima bwiza. Ikindi ni uko biriya bishushanyo n'ubundi biza bigaragaza uko imashini yawe ikora, bivuze ngo nabyo biba bikenewe rero. Ikindi hari imashini kugira ngo uzinsitare n'ubundi nazo ziba zikeneye kugira gute kumenya uko ibishushanyo byayo biteye n'aho igomba kuba insitare cyangwa se n'aho igomba kuba ihagaze muri icyo gihe. Ikindi rero buriya ibishushanyo hari abahanga n'ubundi baba barabyigiye, cyane cyane nk'abantu baba barize ubuhinzi bukoresheje amamashini, agriculture mechanization, baba bazi ukuntu bashobora gushushanya nk'utumashini dushyashya cyane cyane tugendanye n'ikibazo cyagaragaye. Wenda umuntu akavuga ati ntabwo nari nabona wenda imashini isya ibintu runaka, reka shushanye ku buryo no kujya kuyikora bazahera kuri icyo gishushanyo kugira ngo bagikoreshe. Ikindi hari amatorotoro cyangwa se ibyuma biba byarakozwe kera ku buryo iyo ugiye ku isoko ubura ibyo byambarana cyangwa se ukabura na piyese de reshanje yayo. Icyo gihe rero iyo ubizi neza ushobora gutumiza umuntu wenda wize ibintu byo gushushanya nk'uku nguku, akaba yagushushanyiriza iyo piyese bakaba bayicura cyangwa se bakaba wayitumiza n'ahandi hantu ariko ubereka neza ukuntu imeze. Gusoza rero tubonye yuko bino bishushanyo bikoranye ubuhanga buhanitse biba bikenewe cyane mu buhinzi. Ubwo wenda babyibazaga, ndumva ngerageje gusa nkaho mvunguraho gatoya, nubwo wenda ubutaha nabwo tuzagenda tureba ngo ubundi gushushanya biteye bite, ni ibihe bikoresho twifashisha, niba ari amakereyo, niba ari amagome, byose tuzabireba mu buryo burambuye. Inama rero natanga ku bahinzi ni uko biriya bitabo bizamo ibishushanyo rwose mujye mubibika neza
mubifate neza, mubishyire ahantu hagaragarira buri muntu wese, ku buryo n'imashini igize ikibazo umukanishi cyangwa se undi wese waza gukemura icyo kibazo yahita abona icyo gitabo bimworoheye. Ikindi ni uko niba muri koperative mufitemo umuntu wabyize, mujye mumwegera rwose aberekere, kugira ngo hatazagira umuntu, tubyita ngo ni ukwiyaminiya, ugenda akagira gute, akaba yakora ibintu bidateganyijwe n'igishushanyo. Ikindi nk'uko nababwiraga, n'ubundi uwo muntu n'ubundi agomba kubaha inama zose bitewe n'uko ibyo bishushanyo bigenda bibivuga. Murakoze cyane rero, tuzasubire ubutaha. Mwibuke gukora subscribe ndetse munanadusure kuri #torotoro.ra na wa. Bye, Imana ibahe umugisha.